Murakaza neza, mbanje kubasuhuza abakunzi ba Maxwisdom TV. Iyi ni hano yanyu mukunda cyane, tubagezaho udushya twinshi n'inkuru zitandukanye. Uyu munsi twabazaniye umuhanzi ndetse akaba n'umusizi ukomeye cyane. Reka tumuha akanya yivuge kumwe kwa gihanzi. Ndi umusizi uhimbaye n'uruhongore rwaharazwe impundazo yo kuruhunda muhunda atoshye agahimbura buri wese. Nkaba umuhanzi uhanganye n'ibihuga bihuha umuhengero uhungabanya uruhongore nkaranira guhagarika icyo cyo gihabanye. Umusizi usiga mu sigo ngasigira inganza Twese bagasusuruka bagasagamba bagasingiza. Semana Dominique Bicece. Umuntu arancanga. Nge ndamureba nkabona byinshi yandeba nkabona byinshi bityo nkabwibazaho byinshi kuko musanga muri byinshi aboneka hose nk'ishishe. Atandukanye n'ibiremwa byose, afite ububasha kuri ibyo byose akabigenga hariho hose, afite ubwenge kurusha byose n'ubwigenge ku isi hose. Ariga akavumbura byinshi byiza kubaka agatura ahantu heza, izo nyakatsi araziheza. Yageze mu mudugudu arimeza ahora ashaka icyamuhaza. Iterambere mu masiyansi rirakomeye ngaho amazi rirakataje mu mpande z'isi. Ibyo byose birakorwa n'umuntu ububasha bw'Umuhanzi. Ariko se kandi wowe yumva ko mubwira yuko ancanga ujya mu birasuhanga, usanga niyo kwa muganga uri mbage hamusanga. Erega nawe arabasanga akabakura mu manga akabasubiza mu buyanja bagatara akabakava icyanga bamaze kurya imbiga ya muganga. Amagorofa ngayo ni inganda, imihanda irubakwa n'imiganda, abicaricari ntibahagenda, abakomeye bose barankunda, kuri bo nta kijya kibahinda. Ibyo gashuyo mu kirere abituma ajyamo nk'ababere, ahora yicuma ajya imbere maze akajya mu kirere, muri we yumva afite amarere. Yigeze kwambara ibirere ntacyo akinga ku mabere, kubona impuzu ari mahire, none bafite amarere. Yageze mu iterambere, ubanza ari byo bituma ncanga nawe ubwo akicanga, yumva byose byamusanga, Imana nayo ikamusanga ngo afite byose irusha ubuhanga. Ariko se yiha agaciro atakunda uguya nk'aho ari ihame, kwifata kuri we n'ingume, umubiri we nguwo n'iteme, atesana atesesana. Agaciro karakiyambura kubera kwitwara nk'urubura, ashaka ibisingiza atagira, ibyo afite byose akabimara bikamupfura akamera uruhara. Nyamara ntuse karancanga, sijye gusa twese araducanga, ariko hose ntamusanga. Ni ikirumira habirazi gucanga, umwirinda atakumena impanga. Muganira mwese mwemye, munoganya byinshi mwese mwemye, mukanya gata akabaremye agahinduka nk'igitemye, akanyegera nk'ifimwe. Niyo yaba mukuru wawe cyangwa se umubyeyi wawe, ntihajya haburamo umukwere, ahorana inzara y'ibyawe. Ni umusizi Semana Dominique Bicece. Okay. Ngira ngo rero muramwiyumviye, umusizi wanyu umuhanga rwose Nsabimana Dominique aka Bucece. Bucece, amakuru ni meza. Abona umeze neza, ufite akanyamuneza? Ameze neza cyane rwose. Nta kibazo. Rwose ndabona ku isura urishimye rwose, nta kibazo ufite. Cyane rwose. Ndabona Imana ikintije impagarike n'ubugingo. Ndabona utica gahunda rwose, uri umuzungu mu mutwe cyane ko gahunda nagwaye rwose wayubahirije. Njyewe ubundi nzirana n'umuntu wica gahunda, kuko umuntu utubahiriza igihe ngewe mufata nk'ufite akabazo ko mu mutwe, bitewe n'ahantu nabaye, ibyo nabayemo, ubuzima n'abo twabanye. Nkunda kubahiriza igihe cyane kuko igihe nicyo kigenga ibindi byose dukora. Ubundi tubwire Bucece, ubusizi wabutangiye ryari? Ubusizi nabutangiye mu myaka ya kera, mu myaka ya za 2004 2005. Nigaga muri primaire mu mashuri abanza. Ndibuka ko muri 2004 nigaga mu wa gatatu, icyo gihe naho natangiye kujya mpimba utuntu tw'imivugo yayindi idashinga, utuntu tw'inyandiko tudafite imikarago, ariko nkumva ari imivugo. Nkajya mbivuga mu njyana ngerageza kubivuga mu njyana ipimye, ariko muri make byanditse mu buryo budapimye. 2005 ndibuka ko hari aho nagiye njya mu mahugurwa cyangwa ingando z'abana nabaga ndimo nkavuga imivugo. Byarakomeje kugeza ubwo ndangije primaire. Si imivugo gusa, nahimbaga n'indirimbo, kandi n'ubu ndazifite nyinshi cyane. Mfite registre yuzuye indirimbo n'ibisigo. Mbese wujuje indirimbo nyinshi cyane? Mfite indirimbo nyinshi, nuko ntarazishyira ahagaragara. Imaze kujya ahagaragara ni imwe naririmbiye abantu aho twari turi umwaka ushize. Muri make rero natangiye guhimba muri iyo myaka. Ngenda mbivugurura uko nagendaga menya ubwenge, nkura nzamuka ndushaho kwiga. Ni nabyo byatumye njya kwiga indimi muri segonderi.
n'izi ndimi kuko numvaga nshaka gukomeza impano y'ubuhanzi. Mbese ni ukuvuga ko iyi mpano yawe yatangiye ukiri mutoya cyane? Yatangiye nkiri muto cyane. Waba wibuka imyaka? Nari mu myaka yo mu mashuri abanza, nko mu myaka 12. 12. Kuko nge nize nkuzeho, ni nayo mpamvu nari nkiri aho ngaho bite n'ingaruka za jenoside twize bitinze. Ariko muri iyo myaka niho byatangiye kugenda biza. Noneho hari n'umuhanzi wanyesipiraga, nagiye mu ishyirahamwe nkajya mubona nyine turirimba indirimbo ze, ndushaho kugenda nkunda guhanga indirimbo ndetse n'imivugo bigenda biziraho. Muri make kugeza ubu ngubu. Umuhanzi yaba ari uwuhe? Umuhanzi wanyesipiye cyane. Umuhanzi wanyesipiye cyane nakwita icyitegererezo. Ni Modeste Nkomeza Mihigo. Hari n'abandi bagiye banyesipira cyane nakundaga nka Rakidube, Rugamba Spiriane, Kizito Mihigo. Ariko Modeste niwe twabanye. Hari ikigo cy'abana b'imfubyi nari ndimo, ikigo cyashinzwe n'umumaseri umubikira witwa Immaculée hariya ku Ruhuha. Iryo shyirahamwe ryitwa Twizere nabayemo. Modeste yarazaga akatwigisha indirimbo tukaririmba, bigatuma ndushijeho gukunda guhanga. Ndumva igihugu warakizengurutse ku Ruhuha. Se buriya Ruhuha yahehe? Ni Ruhuha ya Bugesera. Ruhuha ya Bugesera mu cyahoze ari Ngenda. Nuko rero byagiye biza kugeza kuri ubu inganzo none itangiye kuba inganzo aho nayinjiyemo neza wese. Ubu ndi umusizi noneho. Ndi umusizi wuzuye. Akandi kabazo k'amatsiko bucece, mu buzima busanzwe se bitari ubusizi waba ukora iki bucece? Murakoze. Abantu benshi bajya bibaza icyo nkora. Benshi bashobora kuba bazi ko ndi umusizi gusa. Ariko si byo gusa. Ubundi mu buzima busanzwe ndi umurezi. Njye nkunda kuvuga umurezi kuruta kuvuga umwarimu. Ndi umurezi, nigisha mu mashuri yisumbuye. Uvuze umwarimu byaba bitwaye iki? Umwarimu ntago ari izina rifite ireme neza cyane nko kuba umurezi. Kuko umurezi aba n'umubyeyi, bikagaragaza ko umwarimu bidahagije, ahubwo bikwiye ko yaba umurezi, kuko nyine ryuje imbaraga n'igisobanuro cyimbitse kuruta kuba umwarimu. Bise bintera kukubaza akabazo k'amatsiko. Aka kazi kawe ka buri munsi ugahuza ute n'ubuhanzi bwawe? Urakoze. Ubundi ubuhanzi ni impano umuntu aba yifitemo. Iyo mpano rero ntabwo umuntu ayinginga, ntabwo umuntu ayihata, aho biziye uhita ubikora. Iyo ibintu ari ibyawe rero birakorohera. Gusa ibanga rya mbere ni ugukora cyane, kuko njyewe ahanini ndyama hagati ya saa 6 na saa 8 z'ijoro. Ni ukuvuga ngo gukora cyane nibyo bituma mbasha gukora n'ibyo bindi. Iyo ndangije gutegura amasomo no gushyira ku murongo ibyo ngomba gukora, shobora guhita njya mu kwandika, kuko uretse n'ibyo by'ibisigo n'indirimbo mpimba, ndi n'umwanditsi. Sindasohora ibitabo ngo bijya ahagaragara, ariko ndanandika. Ndandika. Nk'ubari igitabo natangiye kwandika umwaka ushize nise Vivre dans le temps, cyangwa se kubaho mu gihe. Nahise nifuza kukibanza gishyira mu Kinyarwanda kugira ako gafaransa ko numvaga canza abantu hano hanze. Kubaho mu gihe. Kubaho mu gihe. Muri make rero Vivre dans le temps. Vivre dans le temps. Muri make ndakora cyane, niyo mpamvu mbasha kujya kuri ibi byose. Aho bize rero, haba ninjoro, haba ku manywa, haba he, ndandika. Iyo nandi mu modoka shobora guhita numva inganzije nkandika. Bucece, urubatse? Oya, yewe ndi ingaragu yisiga ikisanga. Uracyari ingaragu? Ndi ingaragu yisiga ikisanga. Ubu ni watinze ra? Oya, ntabwo natinze. Kuko ndirukanswa n'iki, ndirukankana nande. Wakubona yavuga ariko ko wagejeje igihe cyo gushaka. Byashoboka. Ariko nge ndumva nta kinyirukansa, kuko sindasaza. Ndacyafite igihe cyo gukora ibyo ngomba gukora kandi neza. Yego. None se waba ufite umukunzi? Cyangwa se uracyakira kandidatire
ntabwo urahitamo kugeza kuri ubu umukunzi arahari arahari ariko sinahita mbyizera 100% kuko ibintu bihinduka mu kanya ko abateganya gushyiramo izindi kandidatire basubiza amerwe mu isaho. Sinavuga ngo nibazizane kuko nanone byaba ari ugufatafata kuko kugeza kuri uwo nkunda uwo dukundana ndamukunda cyane, yego sinshobora no kumuca inyuma cyangwa se no kumubeshya cyangwa ngo muhemukire, ariko isaha n'isaha bishobora guhinduka, nawe ubwashobora kumpemukira nubwo ntabimwitezeho, bigaragara ko nawe nkunda cyane, cyangwa se hakaba n'ikindi cyatuma yenda bitagenda uko tubyifuza. Imana nipanga. Reka twizere ko nta guhemuka bizabamo. Dominique Bucece, karame ukunda iki? Ndavuga icyo kurya, icyo kunywa, bya bindi byo gukina, kureba, mbese nka football n'ibiki, ukunda iki Dominique? Ubundi jewe mu bijyanye n'ibiribwa nta kintu kuri ubu navuga nkunda cyane kurusha ibindi, kuko nariye byinshi, niyongeza byinshi, naranashonje, nabyo nabibayemo byose. Gusa ubu ngubu ikintu nkunda, buriya nkunda amafi, narezwe n'amafi cyane. Amafi yo ndayakunda, ibindi byo kuyarisha byose mba numva nta kiruta ikindi kuri njyewe. Ibindi nkunda kwibera hamwe n'abandi bantu. Bine y'amatsiko, warezwe n'amafi? Ubwo uvuka hagana he? Sinakubwiye, mvuka ariya muri Ngenda, mu cyahoze ari Ngenda, ni mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Bugesera, impande y'ikiyaga cya Cyohoha. Birumvikana none. Ni mu mafi gusa rwose. Narayariye cyane. Mu bindi bisanzwe rero nkunda kuba ndi kumwe n'abantu, yego, kuganira n'abantu, dutaramye, dususurutse, turi kunywa nk'akantu, ndabikunda buriya, ariko agatama, dufata agatama, ariko agatama karingane, kari mu rugero, kuko mbikundira ko mpakura ibitekerezo, nkanahakura n'inshuti cyangwa se abavandimwe, nkamenya uko isi imeze, amakuru, yego. Ikindi nkunda kwibanira n'abana, kumva nishimye hamwe n'abana, dususurutse, ndimo animasiyo n'abana, ibyo bintu ndabikunda cyane. Imyidagaduro mu mikino, buriya nkunda umukino wa atletisme. Natwaye imidari myinshi cyane, natwaye muri secondaire, narirukankaga, nari ngeze kuri demi marathon. Nkunda umukino wa atletisme. Kuki atari umwana wakomeje kandi numva bigira n'amafaranga? Imyaka yaje kuncika. Ndumva umukino wa nyuma nakinnye uri competition confondue, nuwo nirukanse mu irushanwa ryitwa Gasore Serge Foundation, ribera hariya Ntarama, hari muri 2016. Yego. Icyo gihe wabaye wa mbere wegukanye umudari? Oya, baransize, ariko ndumva naraje muri 15 ba mbere nari ndimo, kandi twajyaga hafi mu 100. Yego. Bucece yize amashuri angahe? Amashuri yahe? Uravuga yahe mashuri? Nahoze numva ibintu uvuga biri mu bwenge bwinshi cyane, uburyo bisesengura, uburyo usobanura, bintera amatsiko kwibaza se Bucece, yego watubwiye kuri umurezi, ariko se abantu bakeneye no kumenya wize amashuri angahe, aho waciye primaire? Amashuri yanjye aya ngaya y'uburezi busanzwe ari systematique. Yego. Nize amashuri 6 abanza. Niga mu ishuri ribanza rya Ngenda, école primaire de Ngenda, ni hariya mu Bugesera, n'ubundi muri Ngenda, mu murenge wa Nyarugenge. Ubwo ni mu murenge wa Nyarugenge, mu karere ka Bugesera. Amashuri yisumbuye icyiciro rusange bita tronc commun, nakize muri lycée de Rusatira. Yego. Ikindi cyiciro gikurikiraho, icyiciro cya kabiri cy'amashuri abanza, aricyo bita A level cyangwa amashuri abanza ayisumbuye. Yego. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye bita A level cyangwa se cycle supérieur
nakize muri école secondaire de Gikonko aricyo bita SG. Gikonko ni ahahoze ari ngira ngo Gikonko ni muri Gisagara. Ni muri Gisagara. Niho nize niga indimi Igiswahili, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Misemenya aho byaturutse rwose. Icyo bita IKK, English Kiswahili. Nibazaga uburyo usesengura ibintu usesenguzi buhambaye rwose. Ubwo nararangije mpita nkomereza muri kaminuza y'u Rwanda. Muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi i Rukara. Niho nize uburezi, nahize Igiswahili n'Icyongereza n'uburezi. Ndangije nahise nkomeza mu seminari nkuru ya Rutongo. Ngo nari ngiye kwiha Imana, nari ntangiye indi nzira ibyo kwigisha, numva bitakindimo, numvaga nintaba padiri nzapfa, narabishakaga cyane kandi n'ubundi ni byiza ntacyo binatwaye. Narahavuye 2018 nkomeza. None waje kuva mute? Ndacyakomeza, reka baza kubwira amashuri. Nahise nkomeza muri 2018, nahise njya mu seminari nkuru ya Kabgayi. Niga imyaka 3 ya filozofiya. Umwaka ushize wa 2021 mu kwa karindwi niho naharangirije filozofi, imyaka 3 ya filozofi. Sinakomeza mu Nyakibanda. Nkuko warumbajije ngo icyatumye ntahita nkomeza umuhamagaro cyangwa inzira yo kwiha Imana. Ubundi mu seminari nemera ibintu, hari ibintu 3 nabonyeyo. 3? Experience yanjye. Icyambere ni ukwisezerera. Yego. Biroroshye cyane mu seminari kwisezerera. Icyakabiri bakajya bakumva wagiye neza, batazi uko byagenze, bakumva nta kiri hano, ukagenda ushaka gusezera ku mugaragaro ukababwira. Yego. Cyangwa se ariko kenshi bagenda nk'ifura iyo wisezereye, bitewe nuko yenda umuhamagaro umaze igihe wigaho ushishozaho, ukabona yenda ari ngombwa ko ujya mu bindi. Icyakabiri nemera ni ugusezererwa. Ese urandika ibaruwa ugasezera? Umuntu usobanutse arandika, ntabwo agenda gutya, ntabwo ugenda nk'impenebere cyangwa se nk'umuntu udasobanutse. Urandika ukanashimira umubyeyi wa Kiliziya, Musenyeri. Wandika uvuga ngo iki ko bikunaniye cyangwa? Hari uburyo bwinshi bwandikwa bitewe n'impamvu. Ikintu cya gatatu rero nemera ni icya kabiri ngira ngo. Icya kabiri, icya mbere ni ukwisezerera. Yego. Icya kabiri ni ugusezererwa. Icya gatatu ni ugukomeza. Sasa rero icyakubayeho ni iki muri ibyo? Gishobora kuba kimwe muri ibyo, cyangwa se bibiri byahuriranye, cyangwa bikaba impurirane ya 3. Yego, byose birashoboka. Nuko bimeze. Abo twiganaga bari mu Nyakibanda. Yego. Ngira ngo rero ikiganiro kiracyakomeje. Ikiganiro ni cyiza cyane. Turi kumwe n'umusizi wanyu Bucece. Reka tumusabe atunyurizeho igisigo cye yateganyirije abantu no munsi, hanyuma bakomeze baryoherwe. Urakoze munyamakuru. Ngiye kubagezaho igisigo cyitwa Tubikesha nde. Icyo gisigo nagihimbye mu rwego rwo kugira ngo umuntu urimo wigira ishyano muri ibi bihe, wigira Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo, ariko umuntu arashaka kurema Imana mu ishusho rye. Niyo mpamvu nahimbye icyo gisigo ndavuga nti tubikesha nde, kuko mbagira ngo mwereke yuko tubikesha Imana, areke kwigira ishyano no kwigira intakoreka. Yego, mugikurikire. Tubikesha nde. Kera mvuka nkiri umwana, ndasanze iwacu bakunda Imana, kubw'ibyo banyita nsaba Imana. Mushiki wanjye mutuye Imana, kubw'abatisimu tumenya Imana. Umuco natozaga wari ugusenga, nakuraga rwose nkunda Imana, mu byo nkora byose ngatinya icyaha, abatemera Yezu nkabacyaha ngatinya kwitwa umunyabyaha. Ubwo
ubwo ababyeyi banyeretse neza bakomeye kubagira neza baje batubwira iby'agakiza kuko tutari tuzi umukiza ubwo shitani turayiheza. Nyagasani Yezu turamwakira nk'ururembo rwa Nyirigira, ijambo rye rivuga kumwiringira kuko yaduharuriye inzira izatugeza kuri Nyirigira. Ibyo dukora niwe tubikesha, kubaho kwacu niwe tubikesha, kurama no kuramuka niwe tubikesha, ubucurabwenge niwe tubikesha, kuba turaha niwe tubikesha. Reka nshime ko ataka byose kuva kera na kare hose, ubwikanyize bwari hose, ubwironde n'ubuhemu mu bantu bose niwe bicyatanga uko ari byo byose. Ko yaje ari umubyeyi wacu ndetse agacungura isi yacu, akamamaza inkuru nziza, niwe wazanye urwangano aca umubano n'urukundo. Yatubereye isoko y'urukundo ubwo yambara urubindo, imisumari yuzuye ikirundo n'ibiboko bingwa n'umurundo akabikubitwa mu ruhando. Yakoraga byinshi akiza abantu, yamamaza inkuru nziza mu bantu, arabacungura bava mu manga, abasubiza mu biyanja barataraka bava ishyanga. Ariko se ko twikunda uwadukunze tukiri mu nda, tukamuheza tukamuhinda, tugaha impundu ibyo dukunda uwaduhanze tukamusenda. Rubanda bagira babase barimbira abamusenda, bamubona bakamukanya kuko atemera abamurwanya, afite inkota yo kubarwanya. Nyamara ntabwo atatugira ati nimumbamo nzababamo tumwamamaze yatubayemo, rubanda bamumenya baturemo kuko inkuru nziza yatujemo. Nitubeshweho na roho kandi tuyoborwe na roho, Imana yacu tuyinambeho, tuyamamaze nayo twomeho n'ubuvuzi tubesheho. Nutayamamaza izakwitaza, uzajya aho izaguheza, uzahogora wihogoje ndetse ukazabura umuhoza kuko waheje be muhoza. Imana yacu ntwinamba, nituyinambeho duhe impamba, tuyamamaze iduhe kuramba, dusenge cyane twe kurumba, inkuru nziza itubere impamba. Ngo yaturemye tutabishaka, izadukiza tutabishaka, tuyamamaze tuyishaka, tutazayishaka itagicushaka kuko twayimye abayishaka. Iyi nganziganzi isukira igahorana impamba, maze weze ingamba bityo ye kuzamba. Yari umusizi uhinduye n'uruhongore rwaharazwe umundaza yo kwihunda amahunda atoshye agahembura buri wese. Umuhanzi uhanganye n'ibihuga bihuha umuhengeri uhungabanya uruhongore, nkaranira guhagarika icyo cyuho gihabanye. Umusizi usiga mu bisigo nkasigira inganza, abatuye isi bagasusuka bagasaga bagasingiza. Semana Dominique bucece. Byiza cyane rwose. Ngira ngo rero muramwiyumviye umusizi kabuhariwe rwose. Iyi nganzo kwitoroshera. Dominique. Karame wa mfura. Turasoje rero. Ariko bwira abantu aho basanga ibihangano byawe n'icyo ubasaba. Ku mbuga nkoranyambaga uhere kuri YouTube. Nkaba mbasaba nyine kunkurikira, mukanshyigikira mu buryo butandukanye bushoboka. Abafana banjye ndabizi baranahari benshi. Ikindi nabasaba no gusangiza abantu ibihangano byanjye, bagakora subscribe, bagakora like, bakanatanga ibitekerezo. No kuri Facebook naho ndiho, nitwa Nsabimana Dominique Bucece. Kuri Twitter naho ndiho, nitwa Nsabimana Dominique Bucece n'ubundi. Kuri Instagram naho ndiho Bucece Dominique. Izo mbuga zose ndiho, nta namwe batansanga.